cyatambutse mu nkuru warahemutse twasize Maya yaramaze gukata imiti ya Evan nsanga yari kuganira na Jenny kuri telefone. Munyemerere n'ubundi inkuru yacu tuyihere kuri Maya ndetse na Jenny. Jenny aba yaje kureba Maya asanga yicaye aho, arakamubaza ati none se Ituze ari he? Maya atari mu cyumba kiri hariya ndi hari. Jenny ahera ko yambara agapfukamunwa akinjira mu cyumba Ituze aba arwariyemo. Akinjira ahera ko yikanga ariko noneho mbonye umuzimu. Ndi kukubaza ngo unyereke Ituze none ukunyereka Nina. Ati nawe rero ntunere seseme. Gusa ntabwo nabikubwiye. Neza umwana neza usa na nyina. Ati neza ni nyina musa. Amaso, igihanga. Usubuka afite ubwiza ari umusorera. Ahubwo yaza ko umukobwa yari gucurika. Afite n'ishingiro ryo kumwanga pe. Akwibutsa byinshi. Ahubwo siko mbona yavuye amaraso menshi. Buriya ntabwo ari buze kumushiramo. Kandi wamaze kumbwira ko utagishaka kumwica. Genda hano ngwino ugerageza umupfuko. Niba ko watuma amaraso ari kuva yagira nk'agashyendera. Ayaraza na Jenny bagafatikanya bagatangira gupfuka Evan. Ari nakabitegereza. Arakabaza atari kureka mbabaza. Mwararezwe, mwarorowe. Ubundi mama wanjye n'iki yabakoreye? Bya bintu byose biba biri no kunshaka. Menya hari ikintu Lina yaba yarakoze kuri iyi se. Akaba ariyo mpamvu nanjye mbonabona. Yambwira ikintu Lina yaba yarakoze gituma mungira gutya. Ese ni ibihe bikorwa yakoze n'abandi kwishyura? Ntabwo ndabyumva neza. Ese nzira kuba nsa na mama? Hari ikindi kintu yaba yarakoze ntigeze menya? Jenny araseka akavuga ati Ituze mama wawe yakoze byinshi. Icya mbere yakoze ikosa ryo gukunda umuntu atagombaga gukunda ariwe Ali. Yakoze ikosa ryo kwemera gukundwa na Ali. Icyo nicyo kintu cya mbere Lina yakoze. Icya kabiri Lina yakoze ikosa ryo kubyara. Hari wenda yaza gukunda Ali agatandukana gutyo gusa atakubyaye. Nta n'umuntu ukimwibuka, nta n'umuntu uri kumwitaho, ariko yakoze ikosa. Wowe urikiza ibiti cy'ikosa yakoze. Hano uragaragara. Ibi ngibi mu muntu we akaba yabyishyura. Rero mu gihe adahari wowe ugomba kubyishyura. Evan ahiragaze ati mama yazize ko yakunze. Ese burya gukunda nabyo ni ikosa? Ese burya gukunda ni icyaha?
ese ubundi reka mbaze kandi mumbore mu bwiza ukuri tuganire. Mama wanjye niwe witereteye Ali cyangwa Ali niwe waterese mama wanjye? Rero ati ibyo ntabwo bitureba, ntidukeneye kumenya uwaterese nangwa se niba umwe yaritereteye undi. Ikosa yakoze nuko yakunze umusore atagombaga gukunda. Iki gihugu ko cyari kibyiburuye, nyina yari yabuze undi musore akunda. Ati none se ko njya numva ngo urukundo rujyaho rushatse, ngo nyine nawe urwiwe rwamwerekeje kuri Ali. Maya ati niyo mpamvu tukubwira ngo nyoko yakoze ikosa rikomeye, niyo mpamvu nawe uri kwishyura ibyo Rina yakoze, uri kwishyura kandi uzishyura ubuzima bwawe bwose. Yavana tumenya hari narabyishyuye umunsi wa mbere mama yarwise, n'ubu ndacyabyishyura. Bose nzabyishyura kugeza ryari? Maya ati ariko nakubwiye ko uzabyishyura ubuzima bwawe bwose. Bose babimubwira ari nako bari kumupfuka, bari kuganira, ubona noneho bari kuganira ariko babwizanya mu kuri. Ivana ati none se reka nemere ko mama yakoze ikosa ryo gukunda, yakoze icyaha pe, aranashyizira bituma nahasiga ubuzima. Hari ikindi cyaha yaba yarakoze uretse cyo? Maya tuzirinde ikosa yakoze. Yakoze ikosa ryo kwanga gukuramo inda yawe. Ivana arasa burya bwose se nawe burya wifuzaga ko inda yanjye yakabaye yaravuyemo? Maya ati ntabwo bizi, nagerageje kumutocaringa no kumubonabonesha, gerageza gutuma arara hanze, yewe hari n'igihe rigeze kumukubita urushyi araraba ukigutwite, ndavuga ngo arapfuye. Mushenze shani yafaranga baho kwa muganga baravuga ati buriya rero hari amahirwe yuko rwose umwana na nyina barokoka. Ndavuga nahari ngize amahirwe mwese mwajyana, kabutinda urangubaho. Irindi kosa Rina yakoze iryo kukubyara. Ikindi kintu Rina yakoze ikosa ryo kubana na Ali. Ikindi noneho kirenze ibindi byose, yakoze ikosa ryo kwitwa umukazana w'umuryango, nkitwa inshoreke. Ivana ati yewe urumva mama azira byinshi, mama wibare rwose kwigendera. Ubu mama wanjye yaza kuba akiriho ubu niwe wakabaye abonaga. Maya atazatushe se nabura agaruke by'amasegonda, tuzi ko niyo yagaruka byibura umunota umwe wonyine utagira uwa kabiri. Amenya ngira ngo hari n'umuzimu we uje nawica. Ivana ati rekera aho ngaho iki bintu uri kwikororera. Mama wanjye niba umushaka uzamubona, kuko ndabizi neza nawe ahari ntabwo anezezwa n'ibyo nkorera. Maya rekeraho gukomeza kugerageza kwihangana kwa mama wanjye, reka aruhukire mu mahoro. Jeni na Maya bahera ko baseka, ati umuntu wapfuye se burya nawe agira ukwihangana. Niyo umuzimu we wazikuka, umenya nawe twawica bwa kabiri. Ivana ati okay. Ako nk'ubu kuki Imana itambabarira ikabikora? Jeni ati Imana ibaho se ubundi? Aka abantu baba bapfa. Ubu muri aho ngaho mwumva ko Imana ibaho. Imana ntabwo ibaho. Ibaye ibaho ntiyagituma hari abantu b'inzirakarengane babaho,
yagituma hari abantu banyura mu buribwe kandi barengana. Imana iza ko bibaho ntiyari gutuma tugukorera nk'ibi turi kugukorera. Rwose ubwo urumva Imana ibaho wowe. Imana irebera abahemukira abantu, ikarebera abantu babagira babica. Urumva iyo Mana ibaho. Uri igicucu nka nyoko pe. Ubwenge ugira. Usiko neza nawe utaniye na Lila. Ese ko nyoko atakureze? Udukaragiteri tumwe na tumwe ufite nk'utwanyoko dukunda. Maya tujya nigezaho. Ururasoraso. Ureza amaraso ya nyina si yamutembamo. Afite ubugoryi nk'ubwa nyina nyine. Yewe. Aka nakomera noneho. Tuve aho ngaho. Tugarukire kwa muganga. Umuryango wa Jayan. Abaje gufata umurambo wa Jayan. Bajye kuzika. Rwabari aho ngaho. Ati naraho. Tani yaraho. Ihana ari aho ngaho. Bose baba bahari. Ariko Evan adahari. Mama Jayan yegera Hirwa. Akamushimira akamubwira ati Dr. Mu bibi no mu byiza tuba tugomba gushima Imana. Ntako utagize pe. Akangushimire. Buzi imfura yanjye. Umwana umwe nagiraga nakundaga. Ntabwo ari we wenyine nabyaye. Ariko niwe mwana w'agatangaza nari narabyaye. Bari kumwitaho. Nubwo bitagenze neza. Ariko nabura wamwitayeho. Ko yinjira mu modoka bakagenda. Baragenda bagakora byose byagombaga gukorwa. Mama Jayan ahera akafata speech. Agiye kuvuga ku mwana we. Arabanza akavuga reka nshima Imana yo mu ijuru. Ndashima Imana ko mwadutabaye. Ndashima Imana ko hano hari abantu bangana gutya. Ibi binyeretse ko nabura dufite abantu. Byabiteye agahinda. Naramutse agize ibyago ariko akabura abantu bagira gutya bazi kumutabara. Mwakoze cyane. Imana ibaho umugisha mwinshi. Kandi ndabasezeranya ko namwe uzagira ikibazo nanjye nzaba mpari kumutabara. Amanda agira ngo mvuge ku buzima bw'umwana wanjye. Yagiye afite imyaka 24. Yingayinga 25. Apfuye buri minsi 5 yonyine. Yuzuze 25. Jaya yari umwana wumva. Umwana wumvira kandi umwana wubaha. Umwana ugira urukundo. Nanjye najyaga mureba. Nibaza niba ari njye wamubyaye. Ariko koko babivuze ukuri. Abantu beza ntabwo baramba. Muraza kunyihanganira. Umutima wanjye utuje. Nta nubwo ndabyakira. Numva ari nk'inzozi.
wanjye ku myaka ye mito cyane yari afite ibikorwa byinshi. Agisoza kwiga Imana yamuhaye umugisha abona akazi. Twari dufite n'ubushobozi, aradusaba ngo nitumushingire ikigo akajya afasha abana bo ku muhanda, basanze ku muhanda. Wese kamuzana muri cya kigo ashoragamo amafaranga ye ku myaka ye mito cyane. Yari afite ibikorwa byinshi yakoraga. Abantu benshi bazi ko kiriya kigo ari icyacu, ariko cyari icya Jaya. Abana bose bari hano baba muri kiriya kigo. Ndagira ngo uyu munsi mumenye ukuri. Jaya niwe wariga mama wanyu, niwe washyiragamo buri kimwe, ariko kuko yari umwana byinshi yari yarabitorekeye. Tumubera abajyanama, bimwe turabimanaginga, ariko aribye. Umwana wanjye yakoze ibikorwa byinshi. Yari afite iminsi 2 mu kwezi yafashirizagamo abantu. Yafataga umunsi umwe akajya gusura abarwayi kwa muganga, agafata undi munsi agasura imfubyi n'abapfakazi, akagira ibyo abagenera. Gusa ndabasezeranya ko aho umwana wanjye yaragejeje akora tuzakomerezaho. Abo yahaga ubufasha n'ubundi tuzakomeza kububaha. Uko mama Jaya atanga speech, abantu bari aho ngaho bose agahinda kaba kose, amarira akaba yose, aba ari ibiborogo gusa, aba ari umuborogo. Abantu bari aho ngaho bose imitima yabo yuzuye ishavu, basa n'abari mu mwijima w'icuraburindi. Abo Jaya yambitse, abo Jaya yagaburiye, abana barira, bose baba bari aho. Abantu bose bahera ko bamenye ukuri. Uraho wese akavuga. Abakecuru n'abamama yagiye yambika, abo yagaburiye, abafashiriza abana, bose bahera ko bahaguruka bakegera imva ya Jaya, bagatangira kurira bavuga ati kuki tutabimenye na mbere hose? Ese burya byose byari wowe gusa ku mutwe wawe. Abenshi birabarenga. Mama Jaya akomeza kuvuga ati umwana wanjye yakundaga abantu bamutaka, ntabwo se ngo bavuge ibikorwa bye. Ntabwo byari ngombwa ko mbivuga, ariko nanone nagombaga kubivuga kugira ngo mumenye ibikorwa byose yakoraga. Nakifuje ko Ituze nawe yakabaye ari hano, kuko muri ibyo byose yabaga arimo, ntabwo se yakoraga, babaga bari kumwe. Uyu mwana nawe twamubuze, reka nawe ahari mushimire, ngo ntazi niba akiri muzima, ntazi n'ahantu ari.
gusa kwakira ko Jaya yapfuye nawe byaramugoye. Yankundiye umwana, byose bakoraga barafatikanyaga. Ikintu gitangaje, ibyo byose byanditse mu mazina yabo bombi, ntabwo ari mu mazina yanjye n'ay'umutware wanjye, ahubwo ari mu mazina ya Jaya ndetse na Evan Ituze. Aba bana barakundanaga ku rwego ntabasha gusobanura. Simbabajwe nuko umwana wanjye ari hano, ubuzima bwe burangiye, ndacyahangayikiye undi mwana wanjye. Niwe wamubayeho kwa muganga, niwe wamurwaje, niwe wakabaye atubwira byinshi ku burwayi bwe, ariko ntabwo ari hano. Abantu mwe muri hano ntabwo binyoroheye, ibyo kuvuga ni byinshi, ariko ndumva nabuze uburyo byose ndi bubivuge. Abari aho bose barumirwa. Ibintu byose baramarira. Byose Hirwa babyumva. Ati na Nataniye nabo baba bahari ndetse na Rihana. Nataniye riramarira kugeza ubwo nawe ubwe kwifata no kwihangana bimunanira, akavuza induru, agahera ko bamukuraho bakagenda. Abantu bose basigara bibaza ese ubundi kubera iki? Kuki Jaya yagiye? Kandi yarababara, agenda avuga ati mama urakoze, wibare ku byo ukoze. Reba abantu bose ushenguriye imitima, ko byose wabikoraga kugira ngo wabaze Evan. None ntabwo wabaje Evan gusa, ubabaje imitima y'abantu ntazi umubare. Maya gucyura ikibi. Yesu abana yafasha uzabafasha, abarwayi yasura uzabasura, abapfakazi yambikaga akagaburira uzabambika. Maya ntakwiye kubaho, Maya akwiye gupfa. Maya ni ikibi, Maya ni umugome. Ese burya Jaya ni ibi bikorwa byose yari afite? Kuki ibi byose ntabimenye na mbere ngo ngire icyo ngora? Mana waruriye kuki utigeze mu bwenge bwo kumenya ibi byose ngo ngumire bitaraba? Taniya aba arimo yitotomba avuga ibintu byinshi, umujinya ari wose. Agira atya akihanagura, areberwa akavuga ati anko mama ibyo yakoze agiye kubyishyura. Rwahera akabona Taniya ko yataye umutwe no gukora ikintu kitari cyiza. Ikintu akora aravuga ati Taniya
kadutaye no gwereka ikintu njye nawe dukora kandi yaranga akamubera ibamba akavuga ati uncle nta kintu n'iki na kimwe ndi bwemere ngomba gutuma mama wanjye yishyura byose tuve aho ngaho twigire kuri Maya ndetse na Jane bagira gutya bagafata Evan bakamutereka mu kagare Evan akabaza ati munjyanye ko mbona muri kuntereka mu kagare ati ntiwadusabye ko ushaka kwipfira ze tugiye kukwica Evan ahera akabihorera agira gutya bakamucira igitambaro ko maso bakamusohora bamwinjiza mu modoka akagenda aganira nawe bamupfutse ku maso atababona abaza atari ku bundi ibi bintu iyo muri kubikora muba muri kwishimisha se mubikora muba mwumva umutima utabacira urubanza muba mwiyumva gute Jane na Maya bahera ko baseka avuga ati wa mwana we ikintu uramenya hari sinira kwigisha hari sinira gukaranga niyo mpamvu uvuga utyo akomeza kugenda babaza ibibazo byinshi ariko bakamusekaho kumusubiza bagera ahantu bagapakinga bamukura mu modoka bakamwicaza mu kagare Jane ahera ko yambara agapfukamunwa akaba ari gutangira kumusunika amusunika amwerekeza mu rugo kwa Jayan aho abantu baba bari aba yambaye ku buryo nta muntu n'uyu n'umwe ushobora kubona isura ye agira cyane agasunika Evan abageze hafi y'abantu bari ariko nta muntu uramubona kuko bose baba bitaye kuri speech ya mama Jayan gusunika akagare karagenda neza kubera ko Evan aba apfutse ku maso abasha kubona amenye naho bamusunikiye umutima barimo yibwira ko ibyiwe birangiye ariko abantu bakibona akagare kaza n'abavuza induru by'imyako Evan ava muri ka kagare akagwa hasi kubera umuvuduko kaba kariho kubera ukuntu imiti y'amaguru baba bayikase ahera akataka maze bamukuraho cya gitambaro amukuraho igitambaro mama Jaya ahera akamubona akabona ni Evan abantu bahera ko bamwegera bakamufata bakamuzana hafi aho mama Jaya aramureba amaze ati mwana wanjye wari warabuze twari twakubuze uvuye he tuzi ati
mama nanjye ntabwo mbizi ubundi singeze hano gute kuki mumpemukiye kubera iki mutumye ngera hano ninde muntu ukoze iki kintu koko kuki aba bantu bampemukiye gute nisanze aha hantu kweri amaso yanjye agiye kongera kubona Jaya bwa nyuma nari nishyizemo ko ari nk'inzozi ndashaka kubyizera no kubyemera none koko nuke oya nizere ko ndi korota inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha Esau Evan araza kwitwara ate kwakira ko Jaya atakiriho ibintu n'ubundi byabanje kumugora ese kuri iyi nshuro aritwara ate ese ubundi amaherezo ni ayahe muri yitwa warahemutse byose twibaza ni mu bice bizakurikira nitwa Atete ubu ni njye wandika kandi ni nanjye wibagezaho